nk'imyaka hari nk'itanu najyaga mbona tujya kurara mu gihuru na mama amfasha akaboko mu rutoki tugemera nkutsikira mu bihanda by'insina anzamura ntibaza impamvu tujya kurara mu gihuru kandi dufite inzu ndakana gatoya ndibuka imvura yatunyagiraga mbona mama ari gushyira amakoma hejuru y'uduti yabaga yashinze arwana n'imvura ndi muto nabonaga abantu batatwishimiye kubera ko namenye ubwenge nsanga turara mu gihuru ubwo noneho ikiniruka nabwo n'umwana ni bya bindi bitaga niba gukora data na sogokuru babakubise ndabona mama ari gukanda papa yebwo nagiye uko nagendaga nkura nibwo nagiye nasobanukirwa n'impamvu ibyo byose byabaga ubuzima bwanjye ntabwo bwabaye bwiza igihe kirekire kuko muri 63 nibwo data bamwishe muri cya gihe cy'intuzi cy'intambara zabaga icy'abatutsi ubwo data hamwe n'umuvandimwe we na benshi mu muryango ngira ngo hapfuye abantu bageze kuri 12 bo mu muryango muri 63 ku buryo twakuze turi imfubyi umusozi wose arabapfakazi tubaho dutyo mama yirwanaho mukamwarimu noneho wabagaho ahingana n'abakozi tangira ubuzima bukomeye ahinga wenyine twari tukiri na dutoya tutarashobora kumufasha guhinga usibye ko natangiye guhinga ndi mutoya kuko nagombaga kumufasha nyine uwamenyaga ubwenge amaze gukura ageze nko mu mwaka wa 4 yafataga isuka noneho akajyana nawe mu murima tugaterura ikivi hanyuma ubwo turera ku buryo bukomeye ariko tuza kugeraho turakura ubwo ndangije umwaka wa 6 nagiye mu seminari ahitwa Imibirizi mpiga imyaka 2 ndangije nkomereza ku Nyundo ubwo ndi kugenda negereza muri za 73 cyo nibuka niga mu seminari imyaka 2 ya mbere ntabibazo mama yari afite kuko nari umwe yampaga amafaranga akwiye rwose ndetse nkanavuga nti ayasenya akeneye noneho murumuna wanjye rero ansanze mu seminari nawe cyabaye ikibazo ndabona umukecuru yishimye yari yakoze uko ashoboye yaragurishije inzoga yaragurishije imyaka azana amafaranga yari afite mu mweko ayashyira ku nkoko ati ngaho rero mwiheba n'abanje asigaye munsigire nanjye nzasigara nkoresha kandi kuko yaratwizeye yari yaduhaye uburere bwiza noneho ngafatayo urugendo kijyemo murumuna wanjye nawe yaransanze ku Nyundo mu seminari ya Mutagatifu Pio wa 10 ku Nyundo nafite amafaranga yo kuva mu cyozari cyangwa tujya ku Gisenyi na murumuna wanjye agafata nafata y'amasabune nawe agafata nafata y'amakaye nawe agafata none ubwo mama yavuga ngo ko muyatwaye yose ngo munsi y'utuko tunote tubiri amafaranga 40 twa 20 ngo nzabona uko ntangira ngura amasaka kugira ngo tuzabetere ibitoki biri mu rutoki dukure mu inzoga ko nizo yasengeraga zikavamo amafaranga ngo nabo ntimuzagaruka kuri Noheli ntibishoboka ni murumuna wanjye we ni n'umwana sinamugeza ku Nyundo atariye oya we ntibishoboka ni ukuri amafaranga turayatwaye nyatwaye nabonye mama amarira aguye ku nkoko kuko twese twari turi kuyireba ayo mariro amfite nene nayo yaje gutuma mba padiri kuko icyo gihe tuyatwaye mama karira ndibuka ko yavuze ijambo ngo nasohotsemo numva Imana yarankunze yarakunze umuryango wanjye kandi sohokamo numva ko nsenze burya abana ni beza wa muhungu twahirikaga nawe ntiyanambaje ati ko mwampiritse ukaba waje gukora iki anduka byabaye intangiriro y'ubuzima bushya kuri njyewe kuko bwarakeye numva ikintu kinkurura ndongera nsubira muri ya chapelle njya kuvuga ishapure ndongera nsubira muri ya chapelle yanjye ko nta yindi narinze mibukiro nayo ngaya nayasubiyemo uko nyasubiramo ngenda nsanga Imana yarankunze hashize nk'ibyumweru nka 2 njya kureba umupadiri wanyoboraga ku buryo bwa roho ariko mubeshya kuko yambwira ngo uhagaze ute mpagaze neza rwose nta minota 5 yashiraga
turi kumwe na père spirituel wanjye icyo gihe, kuko nabaga ndi kumubeshya ngira ngo andeke mvaho ngaho. Ariko noneho njye nagiye kumubwiza ukuri, nakubeshya igihe kirekire, njyewe ubundi nari mfite ibibazo, ahubwo nje kukubwira ngo unyereke uko bavuga ishapure kandi unayimpe ntayo mfite. Ahita yishima arayimpa. Umupadiri twaga Giyo, Jacques Giyo, yari umu père blanc. Hanyuma noneho anyereka, anyandikira n'amibukiro mu Gifaransa. Niko natangiye gusenga numva ko nsenze pe. Uko ngenda nsenga nsanga Imana yarankunze, ku buryo none nasigaye nibaza ntwese wa Mana ko wankunze nzakwitura iki. Nuko noneho nashakashatse ndabaneze Mana nzakwitura iki. Mbere cyo nayitura abani mbaye wese ndaje. Nuko nitanze nabani ngiye mbaye padiri. Yego. Ariko imbere ndatekereza ko naba muganga. Bigahurira he na yamarira? Yamarira mama wawe yarize? Amarira mama yarize yabuze amafaranga. Noneho njyewe maze kubona ndi gusenga, mbonye ayo marira ya mama, nibwo nibazaga nti ariko se nose mama ya mafaranga yagiye yakura hehe? Nibwo navuga nti Imana yanyitaye, Imana izikoreye ibitangaza. Ukuntu Imana yagiye nyitaho, nibyo navuze nje kugushimira Nyagasani. None mfashe icyemezo cyo kuba padiri. Yo mama tarira ayo marira, ndumva nari kuguma ndi indangare. Ariko ngeze muri iyo shapure, ayo marira yabaye nkatuma shabatuka. Sanga Imana yarankunze kuko ubu amafaranga mama yagiye yakura hehe? Mana watwitayeho, wadukoreye ibitangazo. Yego. Ubufashe icyemezo cyo kuba padiri, nyamara warakuze wifuza kuba muganga. Ubwo waje guhabwa ubupadiri ryari? Ubwo narangije muri 78 nza mu Nyakibanda, muri 84 nibwo nabaye padiri. Kugaruka mu Rwanda, urumva wari warahungiye Burundi ariko uzana none kugaruka mu Rwanda. Byagenze bite no kugira ugaruke? Reka mwereke ukuntu nagarutse mu Rwanda. Ubundi nari ngiye kuba umuyezuwiti, nibyo byabyanjemo mbere. Ariko nsanga abayezuwiti bazerera isi yose, bakunda kugira ubutumwa hanze nk'abandi. Ngewe kuba ndu i Burundi sindi umurundi, ndi umunyarwanda. Ngewe nzaba padiri mu Rwanda nigisha urukundo, kuko niba ndi Burundi nuko abanyarwanda badakundana. Nuko nafashe icyemezo cyo kuza mu Nyakibanda ngira ngo nzabe padiri mu Rwanda. Ku buryo n'ubu ngubu umuntu wese umpagaze imbere ashaka kumbuza ngo wowe uhagaze imbere, wowe waba uri we wese ukambuza kwigisha izi nyigisho ndi kwigisha zerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge, mfasha abantu, ndavuga nti ndakanyagwa, wenda unyirukane mu bupadiri kuko uri kumbuza kujya mu muhamagaro wanjye. Ngewe ndi Burundi, numvise ngomba kuzagaruka mu Rwanda nkigisha urukundo mu Rwanda, kuko niba nari Burundi nuko abanyarwanda batakundanaga, numva mba ndi mu muhamagaro wanjye, kuko umvangiye ukanjyana mu bindi abani sinjye mu muhamagaro wanjye. Ubwo ugarutse mu Rwanda rero umaze no kuba padiri, ubuzima bwakomeje bute? Naraje niga mu Nyakibanda, numva mu mutima rwose ngomba gukunda abantu bose. Hama noneho mba padiri, mbaye padiri bantuma paruwasi ya mbere bantumyemo ni paruwasi ya Nyamasheke. Nta n'indi nigize menya mbere ya jenoside. Nayibayemo padiri mutoya nk'umwaka n'igice, ubundi nyuma zaho mba padiri mukuru wayo. Noneho aho ngaho nahuriye na charismatique, ubundi ngiye padiri ndi padiri ku wagiye wevuriwa muri charismatique. Aho noneho nahuriye nayo Nyamasheke neza, naho ninjiye muri charismatique. Mbere nari nyizi, ariko noneho nyinjiramo mu charismatique muri Nyamasheke ndi kubafasha. Uko nagendaga mbafasha niko nagendaga mbona ari ibintu bishimishije. Banza kumbwira bati uwo mu charismatique ntoya ndisindiwe kuko sinabyemeraga cyane. Ubundi ngiye nari umurejiyo, nababwiye ko nakundaga Bikira Mariya. Ariko uko ngenda mfasha aba charismatique bigero bigenda binyinjiramo, mera nk'igitagangurirwa cyangwa isazi ifatiwe mu ntuza muri bwa budodo bw'ikitagangurirwa neza mfatirwamo. Yego. Uyu munsi turakubona nka padiri, bivugwa ko usengera abantu bagakira, bivugwa akenshi usanga aho mwagiye hose kuyobora isengesho muvuga ko hari abakize uburwayi runaka cyangwa se ibikomere byo ku mutima. Mu by'ukuri izi mbaraga bivugwa ko mufite zo gukiza abarwayi uzikomora he? Yajemo n'umupadiri w'umusore, maze imyaka 3
mu padiri. Nakubwiye ko nije muri charismatique. Muri charismatique rero abakarismatike n'abantu basenga muri Roho Mutagatifu, kandi Roho Mutagatifu atanga ingabire. Hari ingabire nyinshi ziri muri abakarismatike bakira ziturutse kuri Roho Mutagatifu. None rero imwe mu ngabire ubwo nanjye nakiriye niyo ngiye gusabira abarwayi. Ariko se byaje bite? Ubundi nka padiri nsanzwe ntanga ugusiga kw'abarwayi, nkagenda ngaho umuntu amasakaramentu gusiga kw'abarwayi. Ariko noneho muri 87 hatera macinya, indwara ya macinya itera muri paruwasi, yica abantu, mana yake yica abantu. Noneho nkajya guha abantu amasakaramentu, najya guha abantu amasakaramentu, nanjye nkagira ubwoba, iyi ndwara ntangiranya ndayandura. Noneho navayo ndibuka ko nahitaga njya muri dushe, imyenda nari najyanye muyiteke mu mazi nkakaraba. Noneho ariko mu ijoro nkumva ibintu biradurumbanye mu nda, ntiyamanga ndafashwe nanjye rero. Noneho ngasanga simfashwe, ntibwari ubwoba, bukeye ntibwari ubwoba bwari bumfashe. Ariko noneho nza gusanga mfite ubwoba, kuko najyaga gusiga guha abarwayi amasakaramentu, ngomba kubakoraho, kandi iyo ndwara irandura. Noneho umunsi umwe ndibuka ko nagiyeyo nsanga abantu bageze nko kuri 40 muri sale bari babashyizemo, bose bari gufuza induru. Uwo mbwiye nti ngaho mbwira ibyaha byawe, aterega inyama ziri gushya, ntimbwira ibyaha byawe. Undi ati turashize. Noneho mbizi uko mbigenza, mbaha absolution publique, absolution icyarimwe. Ariko ubwo ngeze hagati ngenda mbasiga unuza amavuta, maze kuba absolution icyarimwe, penitensiya rusange, natangiye kubasiga amavuta. Kera twasigaga amavuta rero ku maso, ku mazuru, ku munwa, ku biganza, ku birenge. Ibyanakoresheje amaso, byanakoresheje amazuru, umunwa, amazuru, ibiganza, ibirenge. Ingendo nakoze uko ngenda, urabona abantu nka 40 ugenda usiga, ngeze hagati ndahamuka, abantu barashize n'ukuri. Nibwo navuga nti niba mupfuye mugende mutuvuganire, murabona ko ibintu bicitse. Bapfuye kuko bivuga ko mwese muzakira, ibintu bishoboka. Ariko bapfuye mujyana ubu butumwa, muzatubwire Nyagasani adohore, kuko abantu barashize pe. Ariko ubwo n'abandi suko batuma gusa abapfuye, ntabwo ngiye gufatana Kristo bose muri paruwasi, tuhagurukira icyarimwe dusabira abarwayi. Noneho rero nibwo nabwiraga abakristo, murabona abantu bari gupfa mudushwirire, mwese muhaguruke dusabe. Muri buri misa tuzatuvuga isengesho ryo gusabira abarwayi. Mama rero yararinyigisha impabwa amasakaramentu, bavuga ngo ngasana turatakambira abarwayi tugira ngo bagire impuhwe, maze nibamara gukira bazaza gushimira mu kiliziya yawe. Nuko noneho yari yararinyigisha n'inyigisho abakristo. Abakristo kuko babonaga kuko ibintu byayoberanye, bose bakarivuga no kwemera. Ubwo rero ni ukuvuga ko umuhamagaro wo gusabira abarwayi warutangiye kunzamo. Nyuma y'ukwezi iyo ndwara yarahagaze. Nsigara nibaza isi, nta badogiteri bayihagaritse, nta masengesho yacu ayihagaritse. Noneho nibwo navuga nti ibyo ari byose uko bigenze, iri sengesho ntirigomba guhagarara. Noneho nibwo navugaga nti mfite nk'imyaka hari nk'itanu, najyaga mbona tujya kurara mu gihuru na mama amfashe akaboko